Mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se mu kazi kawe ka buri munsi, hari igihe bijya biba ngombwa yuko ugira ibyo ukenera gukora bijyanye n'amakuru. Urugero nko gutanga amaraporo cyangwa se gutunganya amakuru no kuyabika mu buryo bukwiriye kugira ngo igihe uzayakenera ujye ubasha kuyabona mu buryo bworoshye kandi uyabone mu buryo ushaka. Ni muri urwo rwego rero ujye ukenera cyangwa twifashisha ibyitwa database. Mu gifaransa babyita base de données, mu cyongereza akabyita database. Akaba ari uburyo tubika amakuru yerekeranye mu buryo bukwitse cyangwa bukwiriye kugira ngo igihe cyacyo cyose tuyakeneye tujye tubasha kuyabona mu buryo bworoshye, ndetse tuyakorere inonosora n'igenzura, tuyakorere ubugororangingo, maze tugire ikintu gifite akamaro tubyaza mu makuru. Ayo makuru ashobora kuba ari nk'anga ubona hano imbere yawe, ari nka liste iriho abakozi, iriho amazina y'abakozi apanze gutya, amazina ya mbere, aya kabiri, hariho nimero zabo z'akazi, imyaka bafite ndetse n'akarere bakomokamo. Ayo maliste ushobora nko kujya gutanga raporo, tuvuge nko kuri iyi ngiyi, ugatanga raporo ushaka kwerekana nk'abantu ukoresha cyangwa baba muri kompanyi ukoramo bafite imyaka iri hejuru ya 35. Muri icyo gihe urabona ko hano wakwerekana 42 ndetse na 45. Muri database iyi ngiyi ubona hano twayikonsidera cyangwa ni nkaho twagereranya n'ibyo muri database twita tableau ikaba ariyo dukoresha cyane muri database mu bintu byacu bitandukanye kugira ngo tubikemo amakuru, ari makuru atandukanye tuzabasha kuvanamo kandi tukavanamo mu buryo dushaka. Reka nongeye ngusubiremo. Muri makeya ino yose twayita tableau muri database. Ino akaba ari tableau twakwita umukozi, noneho ufite columns ariyo zo zangaya. Ino yitwa izina, iri Kristo, nimero, imyaka ndetse n'akarere. Noneho bino birimo hano ano makuru arimo no bita records cyangwa enregistrement. Izi ngizi akaba ariyo makuru tuba dukeneye cyane, ndetse no kuyanaliza mu buryo butandukanye cyangwa kuyakorera ubugororangingo, tukayanonosora, tukayigaho maze akagira icyo asobanura. Reka rero tuzokomeza muri video yacu itaha tureba mu by'ukuri uburyo ushobora gukoresha database. Ariko nakusezeranya yuko mbere yuko ukomeza byaba byiza ushatse program yitwa WAMP server, ariyo yingiye hano, ino yitwa WAMP server. Hari kuru hano kuri Huguka ushobora gushaka isomo ukandikamo WAMP server, bakuzanira isomo rifite uburyo ushobora kwinstoring ino program, kuko no tubuze kwifashisha dukoresha yitwa MySQL, kuko muri jambo WAMP server bivuga Windows, Apache, MySQL, ino M bivuga MySQL and P bivuga PHP. Iyi ngiyi niyo tuzaza kwifashisha turi uburyo ushobora gukoresha database mu bintu byawe bitandukanye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dukomeze na video itaha dutangira na database, turi uburyo ucreating a database ndetse ukanongeramo n'ibintu bitandukanye. Reka dukorebe muri video yacu itaha na database. Ikaze nanone muri no somo ryo kwiga database kuri huguka.com.